naguhamisha ndagaska ewe kiranemye we kiri kunema we bareba kirimo kiranema gishiki cyane mama baranga shazi inkweto zifite umwanda pe Patrick shazi bote Patrick nzazijyana kuzi Karabe papa mbana mutume mwana yego papa iyo ngiye tuzanye utundi tubiri kunyira twanya guzeruka ngurana ko tugiye gushira mu sibyo papa nawe gira icyaka ariko nyine nawe bikaze sese hari ku muhanda sirukanka we iminota ingahe nta kibazo ako papa nanye nizo ransoma aho byari mfite inyota nta mwana w'inzoga shagiye ndurukanka ako menye ko nujuje imyaka 18 nta kibazo kanihuta Niba ushaka kujya ceka ku mahirwe hano byo kumuna gushakira ku 2005 byagenze bite se amahirwe yaje nacika nihuta ahubwo we ugiye gushyira ijana hano urye bitanu ugiye gushyiraho nimwe senyisa ndeye uko yose nyarira ari nta kibazo akwetse ko ari yirya utombora ihomba utombora n'ihomba ugize ngo tubicanga chanze kunguku yirya niyeje wahombye sana yacu tiravuga igenda nyingo nuko murandi eka nondo horo numwaka uri akazi kawe papa afite inyota ariko se sha kujya bagufa afite inyota biba amahirwe yabaye hari ahantu Simon harabaye iki ko mbona bashungerera urakira hijana ukunguka inota y'itseki genda uki ntabwo nganda giye ukameze wakintu abandi none naribi man salama nosanga bambwiye umuntu ari gushyira ijana kunguka bitanu bimeze cyane rwose wowe cyo senyi maze rero ya amafaranga ni nyinda kumukinga akira mu bintu mu cyane undi wanye barakize rwose nakweretse ko irya ariye utombora ihomba utombora n'ihomba tubigize ukunguku wambwira ko ari yariye yewe bayonda yariye tengi wahombye ngakisa singey twakweretse ingi ubwo yo ngana rokisa akira nandi amafaranga ni nyinda kumukinga shana uri no gukira pe yarayagwishije pe nakweretse ko yari irya utombora ihomba utombora n'ihomba tubigize ukunguku irya ni iyihe sira aha nari ako manjera kamabwiza ukuri na phone ndayishyiraho izina cy'Imana sigiya sindoro umukira urakize rwose bane barasagutse bane barasagutse nyinda kumutinda amafaranga nakweretse ko ihomba ari utombora urya utombora ihomba utombora n'ihomba tubigengeje ukunguku yirya ni iyihe wahombye kabisa wahombye yewe ako mwana ibyo ntabwo bibaho bakiri inkweto ntabwo bibaho inkweto ntabwo bibaho we ibyo ntabwo bibaho twagiye dukomeze twese ko yirya ari iyi utombora ihomba utombora n'ihomba tubigize ukunguku wamenya iriye gata naho mutse namukanye turagusagutse pe ibyo ntabwo bibaho nzajya rwambara igende nakabuza bakira n'umupira narabuze n'umwenda wo kwambara sha ibyo ntabwo bibaho nakweretse ko yirya ari iyi utombora ihomba utombora n'ihomba tubigengeje ukunguku yariye ni iyihe sira reka uhora n'umwaka wowe ukagendere wowe wahombye ukagenda reka rero mabwise ukuri ari gushyira boxa yanjye n'ikabutura kujyanye n'abunuje byatwa nkabireka mu cyane ibyo ngibyo n'ubundi nzaba n'ubundi nayisanzwe mbyibushye nubwo nanutse gakeya wakangana ugashyira ikabutura ko washobora ikabutura nshobora kugenda nkayiteza boxa nkayiteza hazana ituza se ntabwo ubyumva wowe ngataha iwanyu rero nashaka ariko rero icyo nibagiwe papa yarantumye rwose niba yaragutumye kuza gukina urusiga umunsi w'ikigage twayabonye inkweto amafaranga telefone n'ikigenda kiragatsindwa nibagiwe nawe sigara ariko yego mwana uzi ko ari byo agatelefoni nzajya nkavugiraho nta mususu dore ko nanakennye ugeze mu gutwi wa mwana wari wabuze ikintu uzateretesha none ubonye n'agafone ahubwo kandi uhite nemeza n'inomero ze ntakabuze gira vuba ahubwo ako mwana nawe utaza kunyuza ngo tumenye ko iyo uzasanga ukambara uwo mupira dushyire ku ruhande rwanjye ngo nate amafaranga ajyana reka twarasengisa yonyine uratwara telefone zitwara n'amafaranga none bishabana nusa yaraje kuri rwanda itetse ku zuba kuri bwajya n'ibintu byinshi bereza
Rangaho. bite kato ibyiza uranga usambaye usabaye iki yoreresha wakurika imyaku nahuye nabo nihe myako papa yifata nume ninjera ara abana abaswa ba mani wancuke gusurumba aho ndakina muzungu narara agwerega nyina nawo byibona namakuru ufite wo none nizo ngofero nkwereke niza ngiye kuyikoresha we neza we bite sha muranzi wapi Ntabwo tukuzi rwose. cyebura RNP murayizi ntabwo tuzi okay murabona rero ko ibintu n'umukino bitemewe amafaranga namwe mwakwiye mu baturage kanyajyana Ariko boss ntacyo byari bitwaye. Ushaka wigende. ibyo byose nibyo mwakwiye mu baturage bimeze ate se man Bikareka. Hawe sasha umuntu akayatujyana. Hano haje umupolisi mwana none byari ko twari tukuriye. ugize ngo imana ikora ibitangaza ahubwo sisi yambese niciyeho yo kwa Karisara Yo kwa Kalisa Mega. Yawe, rundo konzi. ubonye n'agatelefone wana nari maze iminsi naravuye kuri rezo nyisubiyeho tu iranyishe noneho